ndabona amaguru mu mpinga z'imisozi, ibirenge byiza bitwaye ubutumwa bwiza, habari njema kwa wana wa Israeli, wakati ndefu walipoteswa jangwani. Ndabashuje abakunzi ba Face TV. Uyu ni wa mwanya mbagezaho byinshi bigiye bitandukanye, nkabagerera hirya no hino mu gihugu, mu turere, ndetse nkatambuka nkagera n'irwota amasimbi nkabazanira amakuru, ibiganiro nibindi bigiye bitandukanye. Nta kindi rero nanjye mbasaba ni ukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru mbagezaho bibagereho 5 kuri 5. Muragira muti noneho mbazaniye iki? Nta wundi mbazaniye rero n'umuhanzi Ntirushwamaboko Jean Pierre, aririmba indirimbo za gospel cyangwa indirimbo z'Imana, kandi by'umwihariko adufite byinshi bigiye bitandukanye. Tujye kuganira nawe, simuvugira ni mukuru, reka muhe karibu atangira bibwira. Gwaho ikaze kuri Face TV. Yego murakoze. Ntirushwamaboko Jean Pierre, ukimara kubona ko Face TV ikugezeho ubyakiriye ute? Ni byishimo byinshi cyane, ni byishimo byinshi cyane mu mutima wanjye. Ndishimye biranejeje, kuko ni ibintu nari nategereje kandi numvaga mfite ibyiringiro n'icyizere ko bigomba kubaho. Urabwira iki abakunzi ba Face TV mu gihe bari bukubona imbona nkubone ko bakusabye kera ngo igihe nzakubona hari hose nzagushyira hagaragara, urababwira iki? Ikintu mbwira abakunzi ba Face TV ni iki, nuko bakunda gukunda uru rubuga, kurukurikirana cyane kandi no kurumenyeraho byinshi cyane, kuko haba hariho ibyiza byinshi, amakuru atandukanye, imyidagaduro n'ibindi bitandukanye. Ndabaha karibu n'ikaze ku rubuga rwa Face TV, kuko ni igikorwa cyiza cyane, kandi hamwe n'Imana nzi ko ari ibikorwa bigomeza kugenda bitera imbere uko bukeye nuko bwije. Ndabahamagarira cyane abakunzi ba Face TV ndetse n'abakunzi banjye muri rusange, Imana ibaha umugisha kutujoyininga no kudukurikirana, kuko ibyiza byinshi birabategereje. Bakumvishe kera mu majwi ariko bakubonye ku mashusho, baragira bati indirimbo zawe barazikunze, ariko noneho byimbitse by'umwihariko barambwiye ngo ninkugeraho mu ndirimbo ufite nyinshi cyane zabanyuze uzaturanyemo imwe uyibasangize imbona nkubone vis-a-vis mu rurimi rw'amahanga. Iyo ndirimbo bakunze cyane ni indirimbo yitwa Amateka y'Abisirayeli. Ni indirimbo izamura amavuta kandi ku buryo bwiza. Ni indirimbo iri mu Kinyarwanda n'Igiswahili. Ndabona amaguru mu mpinga z'imisozi, ibirenge byiza bitwaye ubutumwa bwiza, habari njema kwa wana wa Israeli, wakati ndefu walipoteswa jangwani. Ndabona amaguru mu mpinga z'imisozi, ibirenge byiza bitwaye ubutumwa bwiza, habari njema kwa wana Israeli, wakati ndefu ya kuteswa jangwani. Iwamateka byabaye utariho, ninde umuhanga wabisobanura, amateka meza y'Abisirayeli n'ay'amategeko y'Imana 12. Wana Israeli walikosa chakula, kula na kulala vikakuwa shida. Kuna muntu yoyote aliweza wapa msadio, Mungu yeye pekee aliwatokea jangwani. Abakunzi ba Face TV barambwiye ngo ninkugeraho nzakubaza iki kibazo gikurikira. Barambaje bati kuki uyu muhanzi yahisemo kuririmba indirimbo z'Imana naririmbye izindi ndirimbo abandi baririmba mwebwe mukunze kwita ngo nizisi? Murakoze cyane. Impamvu ntigeze ndirimba indirimbo zikwinze kwitwa izisi cyangwa se secular, impamvu ntaziririmbye nuko atari umuco wanjye, kandi bakunzi ba Face TV ndetse n'abakunzi banjye bwite nta nubwo nzaziririmba, kuko umuco utatojwe n'ababyeyi, ntutozwe n'iyaguhamagaye yakuremye, ntago ushobora kuwukora.
byumvikana ko ngewe nakuze ndi umukristo kandi nkunda gukura nkunda Imana. Aho natangiriye mu makorari ndirimba nubwo nari nkiri muto ntarakomera, ariko numvaga ko mu kubaho kwanjye kuririmba nzaririmba indirimbo zahimbiwe Imana, kandi ni ibintu bizamura amavuta bikwiye kumpesha agaciro, ndetse n'igikundiro nsanganywe kikiyongera kikarushaho kuzamuka. Ni icyizere cyiza cyane kandi gifite agaciro n'inararibonye n'ejo hazaza. Urumva nta nzira nimwe mfite n'impamvu nakwiratana yatuma ndirimba ku ndirimbo zisanzwe z'urukundo n'izindi zivuga ku bindi bintu bitandukanye, ariko mu ndirimbo za gospel ndirimba indirimbo z'Imana ariko zirimo gukangura abantu mu buzima bw'umwuka ndetse no mu buzima abantu barimo aho baherereye. Ndumva ari uko nagisubiza. Murakoze. uru rugendo rwawe ntabwo tuzi igihe warutangiriye, uru rugendo warutangiye ryari, ese wifuza ko rugera ku ruhe rwego? Yego, murakoze cyane. Uru rugendo narutangiye ndi umwana muto, ko nkiri mu myaka nka 18 nibwo natangiye umurimo wo kuririmba, guhanga indirimbo z'Imana, nandika nkompoza indirimbo nzishyira ku mugaragaro, nziririmba mu makorari, nziririmba mu nsengero, ariko ntago byampiriye kugira ngo bigende byegera hejuru, bigende bikura. Nzi ko buhoro buhoro ko nagiye ngenda nkora niko nagiye ngenda negera hejuru, kandi nkagenda mbona Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Rero uko natangiye naho ngeze urabona ko hari Imana iri gukora ibintu biri kugenda bikura. Mu rundi rwego, mu yindi gahunda mfite no mu ntego, naho nifuza ko muzike cyangwa se urugendo rwo kuririmba no kuzamuka rwagera, nifuza ko rwaba naririmba ku rwego ruzamutse, ku rwego rw'igihugu, ndetse kuko mfite n'ubusanzwe intego na viziyo yo kuzamuka. Hari n'ibiherutse kumvikana numva babivuga, nifuza kuzamuka bikaba international, bikasohoka igihugu bikagera no hanze no mu mbibi. Mwumvise ko ndagerageza kuririmba mu Giswahili, mu kuririmba mu Kinyarwanda, ndetse no mu minsi iri imbere no mu Cyongereza bizajya bikunda gushoboka no gukunda. Nifuza kuririmba no kuzamura ijwi rikagera ahantu kure kandi rikumvikana. Mu minsi ishize hari abaherutse kumpamagara barambaza batese ko twumvise ko wagiye muri Isirayeli. Ku bantu banze kuri iyo ndirimba amateka y'Abisirayeli, abenshi bazi ko ntaba mu Rwanda. Bari bazi ko nagiye kuko hari ukuntu byigeze kuvugwaho, benshi barampamagara batese uyu muhanzi waririmbye amateka y'Abisirayeli cyangwa se yitwa Abisirayeli, ariko abantu bo kubera uko ari nziza nuko bayikunze bayise amateka y'Abisirayeli. Bati ese yaba kiba mu Rwanda ko twumvise ngo yaragiye? Mba mpari impungenge, ndi mu gihugu, turi kumwe, ndahari, ariko ayo makuru yari ahari. Nagombaga kugenda kuko iyo umuntu agenda afite inshuti hirya no hino baramutumira, aragenda akagira ingendo zitandukanye, kandi nta naho byagiye bizaba. Ndumva Covid yahise izamo, iyo gahunda ntiyagenda neza nkuko n'ibindi bitagenze neza. Ku bari bafite amatsiko kuri icyo, ndumva mbashije kubasubiza. Turacyari kumwe, ndi mu gihugu, ndi mu bihangano, ndimo gukora cyane, kandi imbere hahaje haraza ibyiza byinshi. Ndumva rero nshaka kuzamuka ku rwego rufatika. Ndabahamagarira kuntera inkunga, kunshyigikira no kumfata amaboko. Umwana iyo atahetswe neza ntagaburirwe, ntahabwe amata ngo anonke ntakura. Ndabakunda. N'abato bari muri korari cyangwa se n'abandi bari abakristo basanzwe ariko bafite Imana yo kuririmba bakaba batayisakaza ngo abantu bayibone, ariko kandi nawe ujya guhimba hari abakubanjije bavuga ngo nabo wigiye ku birenge cyangwa n'abakuyoboye muri uyu mwuga wo guhanga wo kuririmba indirimbo z'Imana. Ibyo bintu urabihuza ute, abana n'abantu bakuru, ariko kandi nawe ukinjiramo kugira ngo ubatere amatsiko bazagira aho bagana? Yego, murakoze cyane. Ubusanzwe mu mateka umuntu agira ibyo akunda. Mu bisanzwe ndi inshuti y'urubyiruko cyane. Mpamagariye abantu kurica no kuyisura kugira ngo babibone. Nkunda urubyiruko cyane, runyigiraho byinshi, kandi mu kazi nkora mu kuririmba no gukora indi mirimo mfatanya nabo cyane. Ngira icyo bita drama team kuri YouTube, bari bugereho barabasangaho. N'abana babyina neza cyane bafite igikundiro, ndabajoyininga. Nifuza no kuzamuka nagiraho ngera nk'abasapoti kuri bo, ndetse no kuzagenda nzamura impano z'abana bafite impano zo kuririmba nta gutoranya. Umwana iyo amaze gukura umuha uburenganzira bwo guhitamo yaririmba izisanzwe, yaririmba iz'Imana. Icy'ingenzi ni ubumenyi, nkuko natwe twagiye tugenda tububona. Numva nimara kuzamuka negeye hejuru
nzasubira inyuma mu gufasha no gutegura abana kugira ngo ejo hazaza bagire imibyinire myiza, bagire imiririmbire, bazabashe kugira inararibonye no kugira aho bava mu buzima bw'aho bari, babashe gukura ari abana batari abana bo mu biyobyabwenge, batari abana badafite umuco, abana bafite ubureme, bafite uburere, bafite ireme, bafite aho bava n'aho bashobora kwigeza. Numva hari byinshi cyane abana banyigiraho nanjye mbigiraho, kandi nkirefera kuri bo cyane no ku bantu bakuru kugira ngo twubake igihugu mu buryo bufite umurongo n'imbonezamikurire, niko nabyita, cyangwa mibereho. hari abashobora kukumva bakakubona ku mashusho nk'uko hano uhagaze, ariko bakibaza ngo uriya muhungu uririmba ziriya ndirimbo ubundi asengera he? Yego, murakoze cyane. Nteranira mu itorero ryitwa Deliverance Church. Deliverance Church hano i Kigali, Kicukiro Sonatube, niho iyo ngiye guterana dimanche niho nteranira. Yego. Aho ngaho usengera se cyangwa aho ngaho uteranira urabasaba iki? Icyifuzo cyawe ni ikihe? Ndabasaba, icyo mbasaba ni kimwe, ni ukumba hafi no kunkomeza, kuko n'ababyeyi n'ubundi badufashije muri byinshi, muri promota zitandukanye, kandi n'ababyeyi turabakunda. Ndabasaba ko baguma kudushyigikira no kutubera amaso no kudukurikirana cyane, ndetse no kutuvuganira no kudukorera ubuvugizi kugira ngo tugire icyo twagiraho, tugire zimwe mu ntego twihaye n'ibyo twifuza kugeraho byose, kugira ngo tubashe kubishyikaho dufatanije. Byaba byiza kuko umubyeyi n'ufasha umwana, iyo umubyeyi yafashije umwana akamwitaho, agira ejo hazaza, kandi incomes, inyungu zije zibasha kugirira umumaro umuryango na sosiyete muri rusange, ndetse n'itorero. Hari abasore, abakobwa cyangwa se n'inkumi muri mu kigero kimwe, urabashishikariza iki muri uru rugendo kugira ngo nabo bazavemo abantu bakomeye? Yego, murakoze cyane. Ndabashishikariza gukunda Imana, nicyo cya mbere na mbere, kuko iyo umuntu akunda Imana agira aho yikura, akagira n'aho agera. Bibiliya iravuga ngo icya mbere, ngo ubwenge buva ku Mana, icya mbere buraboneye, bwicisha bugufi, bwemera kugirwa inama, ntibuhutiraho. Nabifuriza kugira ubwenge buvuye ku Mana no kugendana n'Imana bicisha bugufi, kuko ari ishobora byose, kandi ari ikora ibyo abantu bo batabasha gukora no kwishoboza. Hari umuntu ushobora kukumva se cyangwa akakubona akibaza ngo kukunda umuziki ni wo wonyine ukunda, ni wo ushaka kuzakora wonyine? Ntabwo ari wo wonyine nifuza gukunda no gukora, kuko ngira n'ibindi nkora bitandukanye bishobora kunyinjiriza no kubaho. Impamvu nkunda kuririmba cyangwa se nkunda umuziki nuko ni ibikorwa bimpuza n'abantu. Burya umurimo uguhuza n'abantu uba mwiza cyane, ariko ubundi ubusanzwe umuntu agira indi mirimo ye rusange imubeshejeho mu muryango, imubeshejeho uko abayeho, inamuteza imbere, no kugira ngo abone uko abona ubushobozi bw'ibanze bwa support kugira ngo abashe guteza imbere ibihangano ndetse n'indi mirimo ibishamikiyeho muri rusange. Kiri aho ngaho, ariko by'umwihariko wavuze ko uri umuhanzi uririmba indirimbo za gospel, urashishikariza iki abaririmba izindi ndirimbo zisanzwe? Icyo nashishikariza abantu baririmba indirimbo zisanzwe, nuko mu kuziririmba ni byiza ko baziririmba, kenshi bararirimba kugira ngo biteze imbere, babashe kubaho. Icyo mbifuriza cyangwa se nabashishikariza ku bihangano byabo basohora cyangwa se mu ndirimbo zabo bakora, nuko bagerageza kuririmba bagatanga message zikwiriye, kandi zubaka igihugu, zubaka imitima y'abantu bitewe n'ibyo baririmba. Ikindi, ntibishore mu biyobyabwenge, bizatuma bagira umurongo muzima ngenderwaho, bazasohoza urugendo rwabo mu mahoro. Hari uwakwibaza ngo uriya muhanzi wamukunda yamukura he cyangwa yamubona gute? Yego, murakoze cyane. Uburyo ibihangano byanjye byaboneka, ushaka kubisharinga no kubibona no kubikurikirana, wandika izina Ntirushwa Jean Pierre kuri YouTube ukoresheje smartphone yawe ngendanwa, Ntirushwa Jean Pierre. Ibihangano byanjye kuri channel yanjye ya YouTube ubu bigezeho ako kanya. Imana iguha umugisha, ugakora like, comment na subscribe. Urakoze, turagushimiye. Yego, namwe ndabashimiye, murakoze. Kunzi wa Face TV rero murababwira ko nzambagezaho byinshi bitandukanye nkabagereraho mutabasha kugera. Ngayo nguko rero, uyu ni wa muhanzi
nahoze mbabwira twatangiye tuganira nawe. Nta kindi rero nanjye mbasaba ni gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru mbategurira bijye babageraho 5 kuri 5. Ariko kandi ntiwajye no gukora share cyangwa se gukora comment kugira ngo ibiganiro bitambagire bigere n'irwota amasimbi. Ndabashimiye.